ubundi nta kindi cyankiza dukoresha amaraso yawe nditabijwe ryawe rimpamagaye ndaje nama Imana ndaje. Inshuti bavandimwe mwese mbifurije isabato nziza, mbifurije igihe cyiza, mbifurije umunsi mwiza, mbifurije ijoro ryiza, mbifurije igicamunsi cyiza bitewe n'aho mutuye. Haciyemo igihe kirekire ndakora video tutaganira ijambo ry'Imana, twari dukomeza umurimo w'Imana tuwukorera muri Bible study dufite kuri WhatsApp, ariko uyu munsi yagize ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi turatangira igitabo nkunda, igitabo cyanditswe na Madam White, Ellen G. White. Tugiye kugisoma icyo gitabo, tuzakinyuramo, dukomeze tukige kugira ngo kidufashe muri iki gihe cyacu. Igitabo tuzaza kuganiraho uyu munsi ni igitabo ngo cyitwa ubutumwa ku basore. Ubutumwa ku basore. Ubutumwa ku basore. Iryo jambo uryumvishe ubwaryo rifite icyo risobanuye. Ni nka letere umuntu yandikira undi. Ubutumwa, message. Ni message yandikiwe abasore. Umusore ngewe, umusore wowe, umusore uwo ari we wese yandikiwe iyi message kugira ngo azayisome asobanukirwe icyo Imana imushakaho muri iki gihe. Iki ni igitabo turaza gusoma uyu munsi, turatangira kuri page ya mbere, tugende dusoma, mbabariye ku gice cya mbere, tugende dusoma dusobanukirwa icyo Imana idushakaho. Turatangirira kuri page ya 11, aho utangira ahantu handitse umutwe w'amagambo uvuga ngo kubaka imico kubw'ubuzima bw'iteka ryose. Kubaka imico kubw'ubuzima bw'iteka ryose. Mwibuke ko kino gitabo cyandikiwe abasore. Twubake imico izaduhesha kugira ubuzima bw'iteka ryose. Tangira avuga ngo nitaye cyane ku basore n'urubyiruko kandi nifuza cyane kubabona baharanira kugera ku mico ya Gikristo itunganye, kubwo kwiga bashikamiriye, bashimikiriye kandi basenga ubudatuza, bagashaka kugera ku kwigishwa gukwiriye kugira ngo bakore umurimo w'Imana mu buryo bushimwa. Nifuza cyane kubabona bafashanya kugira ngo bagere ku rwego ruhanitse rw'imibereho ya Gikristo. Ngo nifuje cyane kugira ngo nganirize abasore iyi message, impamvu ije kugira ngo iturememo imico misha, imico mizima izatuma tugera mu ijuru. Ngo ikindi yifuje kugira ngo abasore bamenyeshe, ngo nifuza cyane kubona bafatanya, abasore bafatanya, bashira hamwe, bashigikirana, ngo kugira ngo bagere ku rwego ruhanitse rw'imibereho ya Gikristo. Kristo yaje kwigisha umuryango wa muntu inzira y'agakiza, kandi iyi nzira yayigaragaje neza rwose ku buryo n'umwana muto ashobora kuyigenderamo. Nta rwitwazo muvandimwe dufite, nta na rimwe, nta kintu dufite twakwitwaza imbere y'Imana ngo iyi nzira Yesu yashizeho ngo ni inzira igaragara, ni inzira ngo yagaragaye. Hano bakoresha ijambo rivuga ngo Kristo yaje kwigisha umuryango wa muntu inzira y'agakiza, ngo kandi iyi nzira yayigaragaje neza rwose ngo ku buryo n'umwana muto ashobora kuyigenderamo. Ategeka abigishwa be kumukurikira ngo bamenye Uhoraho, kandi uko buri munsi bakurikira inzira abayoboyemo, basobanukirwa ko imirambagirire ye iteye nk'umuseke. Muvandimwe, ngo inzira ya Kristo ngo Yesu yayishyizeho mu buryo ngo yatweretse urugero rwiza mu buryo n'umwana muto yagira ute ngo yagenderamo. Imbere y'Imana nta rwitwazo ufite. Ijambo ryakuzuye umuze yakubwiye yuko nta rwitwazo ufite. Uri umusore ariko nta rwitwazo ufite. Ngo n'umwana muto uri munsi yawe iyi nzira yagenderamo. Cyo bidugusaba kugira ngo twizere, duhe Yesu umwanya mu buzima bwacu, ibindi azabyikorera. Dukomeze. Ngo mwitegereje izuba
mwitegereje izuba rirasa no gutambika k'umuseke buhoro buhoro ku isi no mu kirere. Mwitegereje izuba rirasa no gutambika k'umuseke buhoro buhoro ku isi no mu kirere. Umuseke ugenda utambika buhoro buhoro kugeza ubwo izuba rirasa. Ubwo nibwo umucyo ugenda wiyongera ukarushaho kugaragara kugeza ubwo ubwiza bwuzuye bw'amanywa y'ihangu bugaragara. Iki ni ikigereranyo cyiza cy'ibyo Imana yifuza gukorera abana bayo mu gutunganya imibereho yabo ya gikristo. Uko buri munsi tugendera mu mucyo Imana itwoherereza dufite ubushake bwo kumvira ibyo idusaba byose, imibereho yacu irakura kandi ikaguka kugeza ubwo tugeze ku gihagararo gishyitse cy'abagabo n'abagore muri Kristo Yesu. Muvandimwe, iri jambo Imana ifashe uryumve, ngo Imana ntigusaba kugira ngo uhinduke mu munsi umwe. Imana ntigusaba kugira ngo ukore ibitangaza. Niba warakoraga ibintu bimwe ngo uhinduke, ntibizaba kuko uri umuntu. Ngo ariko ngo icyo twareberaho ngo ni nk'uko umucyo ugenda, ngo iyo ari igitondo izuba rirashye, ngo izuba rigenda rizamuka buhoro buhoro. Uko umucyo ugenda wiyongera niko ibintu bigenda bigaragara. Uko umucyo ugenda wiyongera niko ibintu bigenda bigaragara. Mu gihe kikagera rya zuba rikarasa neza, ngo abantu bakabona ibintu byose bigaragaye, ngo hakaba umucyo. Ngo niko byatubera akabaro, byatubera urugero yuko Imana ishaka kugira ngo tubane nayo, tuyegere, tugendane nayo. Uko tuzajya tugendana nayo, uko tuzajya dusoma ijambo ry'Imana, uko tuzajya dusenga, gusa tugenda duhinduka buhoro buhoro. Umuntu asange igihe cyageze za nzoga ntakizishaka. Igihe kigera umuntu asange bwa busambanyi ntakibujyamo. Impamvu atabujyamo ni uko yisunze Kristo. Bigera igihe umuntu Yesu amwanduza ingeso ze, Yesu amwanduza ubwiza bwe, amwanduza imiterere ye. Umuntu agenda ava mu byaha agenda mu mucyo. Muvandimwe, icyo Imana igusaba uyu munsi, ntabwo uzahinduka mu munsi umwe, ntabwo uzahinduka mu ijoro rimwe, ariko uko uzaba ugenda wisunga Kristo, uko uzaba ugenda wisunga umwami w'abami, azagenda akwanduzaho ingeso ze, akwanduzaho ubwiza bwe, akwanduzaho imitekerereze, akwanduzaho imivugire, akwanduzaho imigenderere, kugeza igihe uzahinduka use na Kristo. Ngo abasore n'urubyiruko bakeneye guhora imbere yabo bazirikana inzira Kristo yakurikizaga. Intambwe yose yateraga yabaga ari intambwe yo gutsinda. Ntabwo Kristo yaje ku isi ari umwami uje gutwara amahanga. Yaje nk'umuntu wicishije bugufi kugira ngo ageragezwe kandi atsinde ikigeragezo, akomeze ajye imbere mu kumenya Uwiteka nk'uko natwe tugomba kumumenya. Yesu ubwo yaje ku isi ari umuntu, ntiyari Imana. Yagaragaje nk'uko nawe ugaragazwa uyu munsi, yagaragaje nk'uko nawe ugaragazwa uyu munsi, ngo kugira ngo tubere urugero y'uko bishoboka. Muvandimwe, y'uko ukageragezwa na Satani ariko ugashikama ukavuga ngo sinzakora icyaha. Muvandimwe, kubw'ubumuntu bwawe, kubera kamere yawe yapfuye, biragoye, of course biragoye, ntibirumvikana, ariko wisunze Kristo yagufasha. Ngo Kristo ntiyaje nk'umwami byo gutegeka amahanga yose, ngo yaje nk'umuntu kugira ngo ageragezwe, atubere urugero y'uko bishoboka y'uko umuntu yabaho ubuzima butarimo icyaha. Muvandimwe, Kristo atubere urugero. Ngo mu kwiga imibereho ya Kristo tuzamenya uburyo binyuze muri we Imana izakorera abana bayo ibintu byinshi. Tuzamenya kandi ko uko ibigaragazo byacu byaba bikomeye kose, ntibishobora kuruta ibyo Kristo yihanganiye kugira ngo tumenye inzira, ukuri n'ubugingo. Muvandimwe, ngo Kristo ibyo yanyuzeho birusi byawe, bisobanura ko nta rwitwazo ufite. Muvandimwe, nta rwitwazo. Ikindi muvandimwe, igihe kizagera nugera imbere y'Imana uzavuga ngo wenda hari igihe wari ufite ikibazo, wari ufite ubumuga, wenda waragaragajwe cyane kurusha abandi, ariko Imana izavuga reba runaka yagaragaje kurusha wowe. Uvuge ngo ntabwo nafite ukuguru, Imana ikwereka umuntu utari ufite amaguru yombi, uzavuga ngo sinarebaga. Imana ikwereka umuntu utarebaga, utavugaga, w'igipfamatwi, uzavuga utyo. Imana ikwereka abandi babishoboye
bari bari munsi yawe bagaragaza kurusha wowe, ariko barahagarara baravuga ngo nzakubera kuri Kristo kandi nzakora ibikwiriye mu gihe gikwiriye. Muvandimwe, mu gihe gikwiriye kidakwiriye nzakora ibikwiriye mu gihe gikwiriye kidakwiriye. Muvandimwe, Imana imfashe wumvira ijambo yuko Kristo aratubwira ngo, ijambo ritubwira muri iki gitabo two ku basore ngo Kristo yarashikamye yakora icyaha kugira ngo atubere urugero yuko bishoboka. Ikindi ngo yagaragajwe nta kibazo twanyuramo twavuga ngo kiruta ibyo Yesu yanyuzemo. Muvandimwe, ngo ntaho twari twagera ngo tuve amaraso turwana n'icyaha. Nta rwitwazo dufite. Imana dufashe kugira ngo twumve aya magambo. Kubw'imibereho ikurikiza icyitegererezo cye, tugomba kugaragaza ko twanyuzwe n'igitambo yatanze ku bwacu. Abasore baguzwe igiciro kitagerwa, aricyo amaraso y'umwana w'Imana. Nimuzirikane igitambo Data wa twese yatanze ubwo yemeraga umwana we kwitanga bene aka kageni. Nimuzirikane ibyo Kristo yahaze ubwo yavaga mu bikari byo mu ijuru agasiga intebe y'ubwami kugira ngo atangire ubugingo bwe kuba igitambo cy'abantu cya buri munsi. Yarashinyaguriwe kandi agirirwa nabi, yihanganiye ibitutsi byose no gukwenwa abantu bashoboraga kumuhurizaho, kandi igihe umurimo we ku isi wari urangiye, yapfuye urupfu rubi rwo ku musaraba. Muvandimwe, Kristo yitanze ku bwawe, Kristo yitanze ku bwanjye. Ibigaragazo yanyuzemo byose byari kubera wowe. Nta cyaha Kristo yari afite, ariko yari yitanze kubera wowe nanjye kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Bibiliya tubwira mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 3:16, ngo kuko Imana yakunze ari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo ahubwo agire ute, ngo ahabwe ubugingo buhoraho. Muvandimwe, Kristo ni we yitangiye. Kristo ni njyewe yitangiye. Ntitugasuzugure iki kintu Imana yaduhaye, iyo mpano ikomeye Imana yaduhaye, ngo tuyipfushe ubusa. Muvandimwe, Imana irakugenderera uyu munsi. Yesu arakugenderera uyu munsi, arakubwira ngo ese uzi ko nakwitangiye? Arakubaza, ese uzi ko nakwitangiye? Ese ubuzima bwawe ko ufata nk'aho ari ubwawe, kubwitwara uko wishakiye? Ese waba uzi ko njyewe nakuguze igiciro cyinshi? Uzi ko natanze ubuzima bwawe kugira ngo ubeho ubuzima burenze ubwo urimo? Muvandimwe, Yesu niko akubwira uyu munsi. Icyambu kumva iryo jambo muvandimwe, icyambu kumvira Kristo, ukagaruka ukamusanga, ugakizwa, ukamuzana buhindutse. Ngo yihanganiye ibitutsi byose no gukwenwa abantu bashoboraga kumuhurizaho, ngo kandi igihe umurimo we ku isi wari urangiye, yapfuye urupfu rubi rwo ku musaraba. Nimuzirikane imibabaro yagiriye ku musaraba, imisumari yatewe mu biganza n'ibirenge bye, gusuzugurwa no gushinyagurirwa n'abo yari yaraje gukiza, ndetse n'uko se yamuhishe mu maso he. Nyamara ku bw'ibi byose Kristo yatumye bishoboka ko abashaka bose bagira ubugingo buhwanye n'ubugingo bw'Imana. Amen. Ngo Imana yatanze umwana wawe kugira ngo uhabwe ubugingo buhoraho. Ngo Kristo binyuze mu gitambo yatanze, ngo ubugingo bwacu bwahana n'ubw'ubugingo bw'Imana. Imana imaze kurema Adamu yamuhaye ingobyi, yamuhaye Edeni ngo nayihingire, nayirebe. Umuntu yari kumwe n'Imana, yageraga ubusabane n'Imana, umuntu yari mu ishusho y'Imana, ariko umuntu amaze gukora icyaha ngo atandukana n'Imana. Ubugingo umuntu yari afite buri kumwe n'Imana, bwomatanywe n'Imana, biragenda biratandukana. Ngo Kristo aje adupfira ku musaraba kugira ngo bwa bugingo twatakaje, yaje twatakaje tuyigarurirwe, ngo ubugingo bwacu buhwane n'ubugingo bw'Imana. Muvandimwe, Imana ifashe kugira ngo amagambo yumve. Kristo yapfuye ku bwawe, Kristo yapfuye ku bwanjye. Ubuzima turimo muvandimwe, hajya twibwira yuko ari ubwacu. Urabyuka ugatera intambwe ukagira ngo ni wowe wabyishoboje. Ushakisha akazi ukakabura ukagira ngo ni wowe wakihaye. Ariko muvandimwe, hari abandi badafite, hari abandi babuze ibyo ufite, babisengera buri gihe.
barabibuze muvandimwe, ariko ni ubuntu bw'Imana kuba ibyo bintu bifite, ni ubuntu bw'Imana kuba ntekereza uko ntekereza, ni ubuntu bw'Imana kuba mvuga. Hari abatavuga, hari abatareba. Muvandimwe, ese ibyo ufite Imana yaguhaye ubikoresha iki? Intambwe utera uyitera mu biki? Amagambo uvuga uvuga ibiki? Ubwo bwonko Imana yaguhaye utekereza ibiki? Cyangwa muvandimwe ukabikoresha umurimo w'Imana, ukabikoresha umugambi Imana igufitiyeho, ari wo kuyikorera muri iki gihe, kuko turaza kwisoma mu kanya. Inshuti idahemuka. Kristo ni inshuti idahemuka. Igihe Kristo yazamukaga akajya kwa Se, ntiyasize abayoboke be atabahaye umufasha. Mwuka Muziranenge, Umwuka Wera, ari we umuhagarariye, ndetse n'abamarayika bo mu ijuru nk'imyuka imukorera, baroherejwe kugira ngo bafashe abari ku rugamba rukomeye rwo kurwana intambara nziza yo kwizera. Iteka jya wibuka ko Yesu ari umufasha wabo. Nta wundi usobanukiwe imico yawe nkawe. Akwitaho, kandi niba ushaka kuyoborwa nawe, azakugotesha imbaraga zikwerekeza ku cyiza, zizagushoboza gusohoza ubushake bwe bwose kuri wowe. Muvandimwe, ntabwo twasigaye twenyine. Musore muvandimwe, ntabwo wasigaye wenyine. Ndabizi urageragezwa. Kuri Instagram urageragezwa, kuri TikTok urageragezwa. Ibyaha byaraje, ntabwo kibishakisha. Ufunga telefone ibyaha bikakureba gutya gutya. Ariko ngo Imana yadusigiye umufasha, Umwuka Wera, uwo tubana buri gihe, na n'uyu munsi turi kumwe. Muvandimwe, ujye umwisunga. Isunga Yesu Kristo, niwe uzagufasha. Ngo Yesu amaze kuva ku isi, ngo yohereje abamarayika be, yohereza Umwuka Wera kugira ngo bazafashe abo bantu baje kurwana intambara y'iki? Intambara yo kwizera. Banga turi mu ntambara. Ntabwo turi mu ntambara y'umubiri n'amaraso. Ntabwo turwana n'abantu bafite amaraso. Turwana n'imyuka. Turwana na Satani, turwana n'ikibi, turwana n'icyaha. Ariko muvandimwe, ikizadushoboza nta kindi. Ntabwo uzabitsinda muvandimwe. Ibyaha ntabwo uzabitsinda kubw'imbaraga zawe. Ntibishoboka. Ariko niba hari Kristo, ukamwumvira, ugasenga, ugasoma ijambo ry'Imana, ugaca bugufi munsi y'ibirenge, ugapfukama ukavuga ngo Kristo simbishoboye, ndi umusore, mfite amaraso anshuka, mfite amaraso ashushe, anjyana mu bintu bidafite epfo na ruguru, ariko Kristo ngo mfasha kugira ngo ngendere mu nzira wanciriyeho, ngendere mu kirenge cyawe. Muri ubu buzima turimo, tuba twitegura ubuzima buzaza. Vuba budatinze hagiye kubaho isuzuma rikomeye, aho umuntu wese ushaka kuboneza imico ya Kristo agomba kugeragereshwa ikibazo gikomeye. Agomba kugeragereshwa ikibazo gikomeye kibaza giti: mbese urugero watanze rwatumye abandi bagira amahoro mu kurukurikiza? Subiremo, ikibazo kizabaza giti: mbese urugero watanze rwatumye abandi bagirira amahoro mu kurukurikiza? Ese urugero watanze ni uruhe? Ese ruva mu mubiri? Niva mu mubiri seti, ni uruhe rugero nzaba narahaye abandi bantu? Ni uruhe rugero? Nzavuga ngo Imana naragerageje, nabayeho ubuzima, nabonye amafaranga, mfite imodoka, mfite umugore, mfite abana, that's it. Niko nzabwira Imana? Ni uruhe rugero watanze ku bandi bantu? Ni ikihe kintu ukora? Ni uruhe rugero uha abandi bantu? Ese umuntu arebye ubuzima bwawe akavuga ngo tubishyize ku munzani, twashyira ku munzani tukavuga ngo tumupime turebe igipimo cy'ibyiza wakoze, cy'ibintu bizima wakoze, cy'ibintu bizima wakoze, muvandimwe, byaba bingana gute? Byaba ari inusu? Byaba ari ibiro 10? Byaba ari ibiro 100? Igihumbi se? Wibaza nanjye nibaza. Ese urugero watanze ni uruhe? Imivugire yawe itanga uruhe rugero? Imitekerereze yawe itanga uruhe rugero? Ese ibyo ukora mu ruhame bitanga uruhe rugero? Ese uko ubwira umugore wawe, uko ubwira umugabo wawe, uko ubwira abana bawe, uko ubwira abantu mukorana bitanga uruhe rugero? Ese uko ubwira barumuna bawe bitanga uruhe rugero? Uvanga imbere y'Imana ngo hari abaririmbyi bari mu ijambo ryiza aravuga ngo imbere y'Imana ibizaducira urubanza si ibintu bihambaye muvandimwe. Ngo ya mirimo twakoraga turi mu rugo, ya mirimo twakoraga
bya bitekerezo twagiraga, ukuntu twari tubaye muri sosiyete, nibyo bizaza imbere yacu. Wireba uri gukora ibintu uvuge ngo nanjye ni ukuri Imana irakiranuka, nanjye nirebye nandi gukora ni ukuri iri joro ntabwo ndikwiriye. Ntibikabe muvana ngo uzagere kuri urwo rugero, ubwo uzireba nawe ukavuga ngo ni ukuri Imana sinayirenganya, nta kitakoze. Imana ifashe amagambo muvana ngo yumve. Mbese urugero watanze ni uruhe? Mbese urugero watanze rworoheye abantu kugira ngo barukurikize? Icyo ni ikibazo cya mbere. Mbese witaye ku bantu nk'abo ugomba kuzabazwa? Ikibazo gikomeye. Mbese witaye ku bantu nk'abo uzabazwa? Ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya kabiri ngo mbese witaye ku bantu nk'abo ugomba kuzabazwa? Ingabo zo mu ijuru zitaye ku basore n'urubyiruko kandi zifuza cyane ko wazatsinda. Ingabo zo mu ijuru, nsubiremo, ingabo zo mu ijuru zitaye ku basore n'urubyiruko kandi zifuza cyane ko bazatsinda ibigeragezo kandi zifuza cyane ko wazatsinda ikigeragezo. Ni wowe bari kuvuga muvandimwe, bifuza ko wazatsinda ibigeragezo byose, kandi ukazabwirwa amagambo yo kwemerwa ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka, injira mu munezero wa shobuja. Imana imfashe aya magambo ariyo ngewe nawe tuzumva muvandimwe, tuzumve Imana itubwira ngo nuko mwakoze bikwiriye ngo nimwinjire mu munezero wandi wa shobuja. Birababaje muvandimwe, abantu bazaba barumvishije ijambo ry'Imana, igihe kikagera Imana ikabasuzuma ikavuga ngo warumvishije ariko ntiwakoze ibikwiriye. Bibiliya urayizi mu mutwe, urayifite, warayisomye, waragize, ariko ntabwo wabaye umuntu wahindutse. Ubesha abantu inyuma, uravuga ko wizera, ariko umutima wawe uzi yuko ibyo ukora, ibyo utekereza, ibyo ubamo ntibigaragaza Kristo. Muvandimwe, Imana idufashe. Nimutyo abasore bibuke ko aha ku isi ariho bagomba kubakira imico y'ubuzima bw'iteka ryose. Amen. Ngo nimutyo abasore bibuke ko aha ku isi ariho bagomba kubakira imico y'ubuzima bw'iteka ryose, kandi ko Imana izabasaba gukora uko bashoboye kose, kandi ko Imana ibasaba gukora uko bashoboye kose. Nimutyo abakuru bafite ubunararibonye bite ku bakiri bato, kandi igihe bazabona bashukwa bazabihererane, bafatanye nabo gusenga ndetse babasabire. Uwiteka yifuza ko tuzirikana igitambo gikomeye Kristo yatanze ku bwacu, tubinyujije mu kugaragaza ko dushishikajwe n'agakiza kabo yaje gukiza. Abasore n'urubyiruko nibashaka Kristo, azatuma imihati yabo itanga umusaruro. Muvandimwe, Imana ifashe aya magambo turi kuganiraho, tugiye kujya ku gice cya mbere. Aya ni amagambo atwinjiza mu gice cya mbere. Imana iratubwira ngo basore twibuke yuko ubuzima turimo uyu munsi, ubuzima turimo muri iki gihe ni nka entraînement, ni nka training, ni ikintu turi gukora kidutegura kuzabaho iteka. Muvandimwe, wibaze nanjye nibaze, turi gukora ibiki bizaduhesha ayo mahirwe kugira ngo tuzabeho iteka? Urakora iki? Ndakora iki? Muvandimwe, Imana ifashe aya magambo yumve ngo nimutyo, nsubiremo, nimutyo abasore bibuke ko aha ku isi ariho bagomba kubakira imico y'ubuzima bw'iteka ryose. Aha niho ugomba kubakira iyo mico. Ngo abapfuye ntibagire ibitekerezo, nta migambi bafite. Iyo umuntu apfuye biba birangiye. Ese muvandimwe, Imana ntibikabe, Imana ibikurinde, ariko upfuye uyu munsi wagana hehe? Waba ugiye hehe? Ni he waba ugiye? Nibaze nanjye nibaze, mpfuye uyu munsi cyangwa upfuye uyu munsi, ese ubuzima wabayemo bwaguhesha ijuru cyangwa bwatuma ijuru ribura? Imana imfashe muvandimwe, uhitemo Kristo, uhitemo kumwegera, uhitemo kuba ubuzima buhindutse. Ngo umugambi Imana ifitiye abasore, Yesu ashimwe abasore, Imana ishimwe abasore. Ngo umugambi Imana ifitiye abasore. Muvandimwe, Imana igufiteho umugambi.
Imana imfiteho umugambi, ntitwabereyeho ubusa. Umusore wese uriho Imana imufiteho umugambi. Umusore wese uzabaho wabayeho Imana yari imufiteho kandi izahora imufiteho iki? Umugambi. Nibaza nanjye nibaze, ese uwo mugambi turawuzi? Ese niba tunawuzi turawukora, turawukurikiza? Muvandimwe, reka Imana idufashe kugira ngo twumve aya magambo. Kugira ngo umurimo ujye imbere, mu mashami yawo yose, Imana irahamagara imbaraga, umwete n'ubutware bya gisore. Muvandimwe, ibihe ndimo, ahantu twitwa ngo mu Cyongereza abasore barabyumva, niho turi muri prime, turi mu gihe cyacu cya kindi navuga ngo aha niho uzakorera ibintu bikomeye, niho uzaba ufite imbaraga, niho uzatekereza ibintu bikomeye, ibintu bihambaye. Umusore wese mu mutwe we aba akize, abazi ko azaba umuperezida, azaba umuntu ukomeye, azaba ni ku mutwe wameze. Hano niho umuntu aterera imbuto, niho umuntu abibira, urabiba kugira ngo uzasarure igihe kizaza. Muvandimwe, Imana iravuga ngo muri iki gihe cyacu cy'abasore niho Imana ngo ikeneye gukoresha imbaraga zacu n'umwete wacu ngo gukora umurimo wayo. Ngo kugira ngo umurimo ujye mbere mu mashami yawo yose, Imana irahamagara imbaraga n'umwete n'ubutwari bya gisore. Yatoranyije abasore kugira ngo bafashe mu guteza imbere umurimo wayo, kugena ingamba hakoresheje intekerezo zitunganye ndetse no kuzishyira mu bikorwa hakoresheje amaboko afite umwete. Bisaba imbaraga nshya kandi zidatentebutse. Abasore n'inkumi barararikirwa guha Imana imbaraga z'ubusore bwabo, kugira ngo binyuze mu gukoresha imbaraga zabo mu bitekerezo bizima no gukorana umurava babashe kuyihesha ikuzo kandi bageze agakiza kuri bagenzi babo. Muvandimwe, iki ni gihe cyacu. Usomye Bibiliya, Imana yagiye ikoresha abasore ibintu bikomeye. Imana igiye ikoresha abasore mu bintu bikomeye. Ikindi, abasore nibo bagiye bazana impinduka yahinduye amateka mu gihe cyabo. Abasore turabazi benshi, hari abantu batangiye ubuzima bwabo, batangiye ibikorwa bakoze byabagejeje ku ntsinzi ikomeye yahinduye amateka, babitangiye ari abasore. Dawidi yatangiye ari umusore, Yesu ubwe tuvuga yatangiye ari umusore. Muvandimwe, Napoleon yatangiye ari umusore. Abantu benshi Alexandre Mukuru yatangiye ari umusore. Abantu nka Ivan Robert, abantu bazanye ububyutse bukomeye mu gihugu cya Wales, bari abasore, imyaka 25. Muvandimwe, Imana ifashe kugira ngo amagambo yumve. Iki nicyo gihe cyacu dufite cyo kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Niyo tuzagira impact ikomeye, tuzazana impinduka ikomeye muri ibi bihugu byacu. Nanjye nibaze, ese ibyo turi gukora biraganisha aho hantu? Cyangwa twabaye aba tiktokers, twabaye aba Instagram influencers, twabaye aba youtubers bavuga ibintu bitaganisha? Navuga ngo umuntu nawe ubwo abyirebeye namara gukura amaze ubwenge amaze gusubira ku gihe, katuvuge azayireba navuge nawe yitinye, avuga se ibintu abikoze ryari, ari amafoto posting avuge ese nari nasaze byari byagenze gute? Muvandimwe, iki nicyo gihe dufite cyacu. Wabyanga wabikunda muvandimwe, kanguha ibanga rikomeye, kankubwira akantu. Ubusore ni igihe gito, igihe gito umuntu yakoresha akagera ku bintu bikomeye, kandi ni igihe gito umuntu yakoresha akica ubuzima bwe bwose akaburangiza. Nsubiremo, ubusore ni igihe gito umuntu yakoresha akagera ku bintu bikomeye, yabeba imbuto akazasarura ibintu bikomeye. Dawidi ku myaka 14 ujyaga 15 yaragiye aritanga, aravuga uyu mugabo ni uri gutuka ubwoko bwacu, akabutuka kabwandagaza. Amubwira ngo ni Goliyati. Ni gute abantu babyemeye ko umuntu aza agatuka ubwoko bw'Imana? Maze yumva amakuru yuko ngo umuntu urica uwo mugabo, ngo baraza kumuhemba, ngo iwabo ntabwo bazishura imisoro, ngo bazamuha umukobwa w'umwami. Dawidi arabitekereza avuga ngo uyu mugabo ntamwica.
uyu mugabo namutsinda. Wamutsinda? Imyaka 14, 15, abagabo batinye, abasaza batinye, abasirikare bamaze igihe ku rugamba batinye. Dawidi arahaguruka aravuga ngo uyu mugabo namutsinda, ngo arantera ateye ngo n'ibigirwamana bye, ndamutera mu izina ry'Imana yacu, Imana nzima. Muvandimwe, Dawidi icyo gihe yatangiye ku myaka 15 atsinda Goliyati aramwica. Ku myaka 17, ku myaka 15 bamusize amavuta kugira ngo ube umwami, atsinda Goliyati. No gutsinda Goliyati igihe cyarakomeje, agenda arwana intambara iri mu ishyamba, igihe cyaragera bamwimuka uba umwami ku mugaragaro. Famiye ye cyangwa ubwoko bwabo bw'Abayuda baramusanga iwabo, bamusanga mu ishyamba, nako bamwimika kuba umwami. Yari Dawidi. Imyaka 30 bamugira umwami w'igihugu cyose. Muvandimwe, ku myaka 15 yawe, 22 yawe, uri gukora ibiki? Uri gukora ibiki bizagugeza ku bintu bikomeye ejo hazaza? Ese amasaha ugira 5 kuri TikTok, amasaha ugira 7 kuri Facebook, amasaha ugira Facebook ibyo byararangiye, tuvuge kuri YouTube, Netflix, nibyo bizaguhesha kugira ku ntsinzi ikomeye? Nibaze nawe wibaze muvandimwe. Twibaze ngo Imana ikeneye ubuhanga, Imana ikeneye umwete, Imana ikeneye umurava, Imana ikeneye imbaraga z'abasore bakorera Imana, bakora umurimo w'Imana. Muvandimwe, iki nicyo gihe cyo gukora. Iki nicyo gihe cyo gukora. Ejo ntabwo bizaba bishoboka. Imana ifashe amagambo yumva. Tujye kuri page ya 15, noneho ariyo tuza gusorezaho. Page ya 15 tuzakomeza turasoma amagambo make, tuzakomeza ubutaha. Turi kwiga igitabo ubutumwa ku basore. Ubu n'ubutumwa wandikiwe muvandimwe, ubu n'ubutumwa nandikiwe. Ese urabusoma? Ese urabwumva? Ese urabukurikiza? Turagusomera, ariko muvandimwe, Imana ifasha kugira ngo aya magambo tuganira ntuyasiga, ahubwo ugende uyashyire mu buzima bwawe, uhindukire, uhitemo neza. Guhamagarwa kw'abasore. Warahamagawe, nange narahamagawe muvandimwe. Guhamagarwa kw'abasore. Yesu ashimwe. Guhamagarwa kw'abasore. Imana iravuga ngo Imana ishaka ko abasore bahinduka abantu bafite ibitekerezo bihamye, bakaba biteguye kugira icyo bakora mu murimo we w'icyubahiro, kandi bakaba bakwiriye guhabwa inshingano. Ntibaba abantu baza mu rusengero gusa ngo bicare, ntibaba abantu bicara kugira ngo bashushe intebe. Bafate inshingano, bakore umurimo mu nzu ya Data, mu nzu y'Imana. Muvandimwe, warahamagawe, twarahamagawe ngo dukore umurimo w'Imana. Ngo Imana ishaka ko abasore bahinduka abantu bafite ibitekerezo bihamye, bakaba biteguye kugira icyo bakora mu murimo w'icyubahiro, kandi bakaba bakwiriye guhabwa inshingano. Imana ihamagara abasore bafite imitima itanduye, b'abanyembaraga kandi b'intwari, ndetse biyemeje kurwana kigabo mu rugamba ruri imbere yabo, kugira ngo babashe guhesha Imana ikuzo kandi baheshe umugisha ikiremwamuntu. Iyo aba basore bigaga Bibiliya, bagacubya ibyifuzo byabo byuzuyemo ubuhubutsi, kandi bagatega amatwi ijwi ry'Umuremyi n'Umucunguzi wabo, ntibabana amahoro n'Imana gusa, ngo ahubwo nabo ubwabo bakwisanga bahawe icyubahiro kandi bashyizwe hejuru. Ngo yaba abasore bamenya yuko muri bumvira Imana, bakorera Imana, ntibazahabwa icyubahiro gusa muri iyi si, ntibazahabwa ikuzo muri iyi si, ahubwo ngo Imana izabakunda. Ngo dusubire hano, Imana dusubiremo, ngo iyaba abasore yego, reka tuhashake tuhasome.
iyaba abasore bigaga Bibiliya bagacubya ibyifuzo byabo byuzuyemo ubuhubutsi, bagacubya bwa burari, rya rari ribarimo, bagacubya bya bintu bakora, bakiha Kristo, ngo yaba abasore bakoraga ibyo, ngo ngo kandi bagatega amatwi ijwi ry'umuremyi wabo, bagatega amatwi ijwi rya Kristo Imana, ntibabana amahoro n'Imana gusa, ngo ahubwo nabo ubwabo bakwisanga bahawe icyubahiro kandi bashyizwe hejuru. Basore nkunda, Madamu White niko ari kwandika ngo basore nkunda, kumvira inama n'amabwiriza byo mu ijambo ry'Imana bizabahesha inyungu z'iteka ryose, kuko ari iby'agaciro katagerwa kuri mwe. Basore nkunda, kumvira ijambo ry'Imana ngo bizabahesha inyungu z'iteka ryose, kuko ari iby'agaciro katagerwa kuri mwe. Paragarafe tugiye kurangirizaho iravuga ngo ndabinginga. Madamu White arakwinginga, Seta arakwinginga, Imana irakwinginga, muvandimwe Imana irakwinginga. Ndakwinginga, ndabinginga ngo mube abanyabwenge kandi muzirikane umusaruro uzaba mu kugira imibereho nk'iya kandi muzirikane umusaruro uzaba mu kugira imibereho nk'iya kinyamaswa idategekwa n'umwuka w'Imana. Nsubiremo, ndakwinginga, ndabinginga, Imana irakwinginga ngo utekereze, ushishoze, wongere wisubiremo, wongere utekereze, ngo mube abanyabwenge. Ndabinginga ngo mube abanyabwenge kandi muzirikane umusaruro uzava mu kugira imibereho nk'iya kinyamaswa ikurikira irari, ikora ibyo yishakiye, ititangira, itagira kwitegeka na gato. Ngo ndabinginga mugire ubwenge, mutekereze, ngo umusaruro uzava mu kugira imibereho, imikorere, ibikorwa bya kinyamaswa. Ndabinginga mutekereze kugira imibereho nk'iya kinyamaswa idategekwa n'umwuka w'Imana. Noneho Bibiliya ikatubwira mu Bagalatiya 6:7-8 ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Imana ntinegurizwa izuru, ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ubibera mu mubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ngo ariko ubibera mu mwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Nubibera mu mubiri, muvandimwe, isi niko imeze. Wa mubiri wawe uzasaruramo kubora, kwa bisobanuye ngo uzapfa uhere mu gitaka ubore birangire. Ngo ariko nubira mu mwuka, ukabira muri Kristo, ugashyira ubutunzi bwawe hahandi buzaba wishwe muri Kristo, muvandimwe, ngo icyo gihe ngo uzasarura iki? Ubugingo buhoraho. Nicyo nkwifuriza uyu munsi, muvandimwe. Isunge Kristo, reka ubutunzi bwawe ushyire muri Kristo, ushorere ubusore bwawe, imbaraga zawe, umurava wawe, ubwenge bwawe, umuhati wawe, wishorere muri Kristo. Ntabwo uzasarura, muvandimwe, ntabwo uzasarura kubura, ntabwo uzaheraho gusa. Ibitekerezo byawe bizagira impact muri sosiyete, bizahindura abantu benshi kugira ngo bagarukire Kristo, bizagira abasore kuba abagabo, bizagira abasore guhagarara bemye, bakavuga ukuri, bagahagarara ku kuri, bakagendera mu kuri, bagenda bemye. Ibitekerezo byawe uzaba uri kuvuga, amagambo uzabwira abantu, mbabarira, amagambo uzabwira abantu azazana impinduka muri sosiyete. Abantu bazagenda bahinduka. Ngo Imana ntinegurizwa izuru, ngo icyo umuntu azabiba icyo azasarura. Imana idufashe kugira ngo tuzabibe neza, tuzasarure neza. Kubw'ubugingo bwanyu no ku bwa Kristo witangiye kugira ngo kugira ngo abakize kurimbuka, nimutuze mutekereze ku kiguzi cy'ubugingo bwanyu, kandi mugenzure neza inshingano zanyu n'amahirwe mufite. Imana yabahaye amahirwe yo gusohoza umugambi uhanitse
impinduka mushobora gutera ishobora guhamya ukuri kw'Imana. Mushobora kuba abakorana n'Imana mu murimo ukomeye w'agakiza ka muntu. Muvandimwe, abasore dufite opportunity ikomeye yo kuba abafatanyabikorwa n'Imana kugira ngo tubwire abantu Kristo, ngo tube abaparticipant mu bantu bo gukizwa, abantu bajye baza bakizwe begere Kristo bitewe nawe. Icyampa iyi ikaba ariyo story yabo, ikaba ariyo story yabo. Ntibazavuge ngo Seti yaravutse abaho ariga araminuza amenya ubwenge amafaranga c'est fini. Ntibikabura muvandimwe, ntibikabura. Ntibazavuge ngo Seti ngo cyangwa avuye runaka ngo birangire gutyo. Bazavuge ngo abaho arakora agira abana agira ute byose arabikora arangije ngo ariko ngo ubuzima bwe bwose, amen, ubuzima bwe bwose, ubusore bwe bwose, imbaraga ze zose byose ashorera muri Kristo. Ngo arangije arasinze asanga Imana ngo ategereza igitondo cy'umuzuko kugira ngo azahabwe ikamba yuko yakoreye iki? Yakoreye Imana. Muvandimwe, ngo igihe turimo nicyo gihe cyo kwitegura, tukagira imibereho mizima, tukagira imitekerereze mizima, tukagira imyitwarire mizima kugira ngo tuzasarure ubugingo bw'iteka. Imana idufashe. Tuzakomeza ni cya gitabo turi gusoma, ubutumwa ku basore. Tuzakomeza icyumweru gitaha nanone ku isabato dusoma aho twahagarikiye. Tuzakomeza dusome twumve icyo Imana ishaka kutubwira muri iki gitabo. Ni ubutumwa ku basore, bwarakwandikiye, bwaranyandikiwe kugira ngo twumve icyo Imana dushaka muri iki gihe. Reka dusenge. Ayo Mana yacu, tuje imbere yawe, dushyira amaboko yawe, umusore, uyu mukobwa, uyu mwana, uyu muntu ukuze uri hano uri kumva iri jambo. Reka umugenderere, umukoreho, umwereke yuko wamuhamagaye muri iki gihe kugira ngo akore umurimo wawe. Hindura imibereho yacu Mana, dufashe kugira ngo tugendere mu kuri, duhinduke kugira ngo tuse nk'abana bawe wifuza. Reka ubane natwe, uduhe umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muvandimwe, ndagusaba kugira ngo niba ushaka abasore bameze nk'aho biga ijambo ry'Imana, uza gusikaninga iyi QR code uri kubona hano, irakujyana direct muri groupe dufite ya WhatsApp. Ikindi hano hasi muri description hariho link kujyana nanone muri iyo WhatsApp groupe dufite. Dusenga ku wa gatatu no ku wa gatanu. Ku wa gatatu ni amasengesho, ku wa gatanu ni Bible study. Uzaze wiga ijambo ry'Imana. Ikindi dusenga saa moya za Finlande cyangwa saa moya zo mu Rwanda. Ahandi muri bihugu bya Europe ni saa 12. Imana igufashe, igukomeze, kandi muvandimwe, amagambo twumvishije tuyagenderemo, tuyabemo, duhinduke, duse n'Imana, duse na Kristo. Byo nkwifurije muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo, amen.